Okay guys, muri iyi video rero ngiye kukwereka uburyo ushobora gukora thumbnail nziza cyane kandi nta mbaraga bigusabye cyangwa se nta kindi kintu bigusabye uretse kwandikira ChatGPT gusa ikabigukorera. Icyo usabwa ni ukorana nanjye rero kuva ino video itangiye kugeza irangiye ukareba uburyo bikorwa step by step. Urafungura ChatGPT yawe nk'ibisanzwe. Ikintu ugomba gukora niba utayifite ni ukuyidownloadinga kuri App Store cyangwa se Play Store ugakora sign up nk'ibisanzwe. Ubwo ikintu tugiye gukora rero ni ukuyandikira tukayiha ibisabwa byose ikabidukorera. Wenda ushobora kuvuga bwa mbere hey ukayitrayininga neza ku buryo ibigukorera fresh. Urabona ko iyo dusubije hey bitese ati wankorera thumbnail ya YouTube wenda. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kwibuka thumbnail ya YouTube igomba kuba iri muri size ya 16:9. Iyi si tuvuga ngo yego rwose mbwira neza ibyo ushaka kuri iyo thumbnail ya YouTube. Izina cyangwa amagambo y'ingenzi ushaka ko agaragaraho, iki ni icya mbere. Ibara ushaka ko ikorwamo, ubwo ni amabara ngira ngo uri kubyumva. Niba ushaka gushyiraho logo cyangwa ifoto yihariye n'uburyo bw'ifoto, urugero umuntu ufite telefoni, computer cyangwa se background runaka. Ni ukuvuga ngo twebwe icya mbere tugiye kubishyira kuri list maze tuyibyoherereze tuyibihe ubundi dukorere thumbnail nziza cyane. Wenda tuvuge icya mbere amagambo wenda tuvuge ngo kuzamura YouTube channel. Icyo ni icya mbere yadusabye. Icya kabiri yadusabye amabara, yavuga ngo amabara tuvuge wenda umweru n'umutuku. Icya gatatu yatubwiye ngo niba ushaka gushyiraho logo cyangwa ifoto yihariye, bivuga ngo ushyireho, turayibwira ngo ushyireho logo ya YouTube. Ikindi tuvuge ngo ushyireho ifoto y'umuntu ari kureba muri telefone, Okay, ikindi ubona ko tumaze kubikora ngira ngo tujye dusubiza n'iki ngiki cya gatatu. Yatubwiye ngo n'uburyo bw'ifoto, urugero umuntu ufite telefone cyangwa computer cyangwa background runaka. Ngira ngo byose tumaze kubikora. Ikindi ni ukuyibwira ngo, ikindi cya kane ni ukuvuga ngo thumbnail uyiduhe muri size ya 16:9. Turabyohereza ngira ngo uri kubona ko bise bitangira. Uratubwiye ngo urabona ko biri muri processing image. Uratubwiye ngo lots of people are creating image right now, so this might take a bit. We'll notify you when your image is ready. Ni ukuvuga ngo baratubwiye ngo abantu benshi bari gucreatinga ama image bakoresheje ChatGPT ubu ngubu. Batubwiye ngo bishobora gufata umwanya, twe turategereza baraduha notification ko bamaze kudutunganyiriza thumbnail yacu. Ni ukuvuga ngo rero n'ubu ni uburyo bwiza ushobora gukoramo ifoto ya thumbnail mu gihe udafite wenda umwanya wo kuba wayikora. Ni ukuvuga ngo ikintu usabwa ni ukuzaho ukandika bino nka kuno tubigenje, ukabwira ibintu bigomba kuba biriho kuri thumbnail yawe ubundi ukituriza. Ni ukuvuga ngo uko nuko ndindiriye kubereka uburyo nza kuba nayigeza muri file yanjye muri gallery, ukuntu bamaze kuyiguha, ukuntu uyidownloading ukayigezamo. Naho ubundi wowe uramutse ubikoze nk'uku nguku, ushaka wanafunga telefoni yawe ukaba wikorera ibindi, ubundi ukaza gusubira kuri ChatGPT ikaza kukwereka ifoto yawe yagukoreye, ukahita uyidownloading ukayishyira muri telefoni yawe
utiriwe utegereza nk'uku nguku dutegereje. Ibyo ni uko ngira ngo mbereke uburyo bikorwa step by step mpaka tubonye thumbnail yacu twashyira kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo nuzana hano muri chat twagiranye nayo, urabona ko twagiye tugirana ibiganiro byinshi bitandukanye. ChatGPT ni ingenzi cyane, tuzagenda tuyivugaho byinshi. Ni ukuvuga ngo ngira ngo notification mwayibonye ko yayiduhaye, batubwiye ngo greeting exchange, your image is ready to review. Ni ukuvuga ngo nuza hano urabona ko image yacu bamaze kuyiduha, kandi nureba urasanga ibyo twayibwiye ari byo yakoze. Twayibwiye ibara ry'umutuku, urabona ko ibara ry'umutuku ririmo. Twayibwiye umuntu uri kureba muri telefone, urabona ko ariho. Twayibwiye logo ya YouTube, urabona ko iriho. Twayibwiye ijambo iri bwandikeho, urabona ko ririho. Amabara twayibwiye umutuku n'umweru, urabona background ni umutuku, amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru, kandi yanditse ngo kuzamura YouTube channel. Ubona ko rero ChatGPT ni ingenzi cyane mu gutunganya thumbnail washyira kuri YouTube. Urabona ko na size iri muri 16:9. Ikintu ukora rero kugira ngo uyigereze muri telefoni yawe ubashe kuba wayikoresha kuri video uploadinze kuri YouTube, uraza ukayikandaho gutya, ugategereza. Byamara kugenda gutya ukaza ugakanda hano handitse ngo save, kanze mutunga fresh. Dore ni aha ngaha kuri iyi option ya gatatu, uraza ukande kuri save. Urabona ko biri kurodinga hano kuri save, igiye kuba yagera muri gallery yacu. Nako ngo image downloaded, kugira ngo mwabonye ko baduhaye notification. Ubu thumbnail yacu yamaze kugera muri gallery, twayikoresha icyo dushaka. Reka tujye muri gallery turebe ko yagezemo. Hano nujya muri file yawe cyangwa se muri gallery, uraza kuhita ubona ko yamaze kugeramo, kugira ngo muri kuyibona ni iyi ngiyi. Dore ngiyi yamaze kugeramo rwose, kugira ngo muri kuyibona. Ni buno buryo rero bikorwamo, ukaba wakora thumbnail ukandika amagambo gusa, ubundi ChatGPT ikabigukorera. Ni ingenzi cyane rero, tuzagenda tuyivugaho byinshi cyane bitandukanye, n'uburyo ushobora kuyikoresha mu kuzamura social media zawe, mu gutegura amavideo ndetse n'ibindi bitandukanye. Witwanye muri ino video, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ugafungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nziza tukugezaho za buri munsi zigufasha kuzamura social media zawe neza.